Nshuti namwe vani mwese urana kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza. Nigiye wese ngira nkabo bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Nkaba ngira ngo mbaye karabana kuri Studio Umutware kandi bifuriza kugira amahoro y'Imana. Kuri mwebwe mu cyaza kuri iyi nshuro ya mbere ni karibu. Muze mwisanga hano ni mu rugo, ni wanyu, ni wacu, iyi ngiyi ni saro y'Akanyarwanda. Ngira kandi babwire ngo ntimwibagire kwiyandikisha by'umwihariko mwebwe dusangira ibi biganira aho mwamuri hose hirya no hino ku isi. Nkaba ngira ngo kandi babwire ntimwibagirwe mu mbabarire kwiyandikisha ku ma platform yose tubageraho, sibyo? Yaba ari ama social media agaragara cyangwa se atagaragara, ndagira ngo mwese mbaye karibu kandi mwisange rwose. Ngira ngo by'umwihariko nsuhuze ku nshuro ya mbere abavandimwe muri kuri Twitter. Uyu munsi twatangiye no gukora ibiganiro biri live binyuze kuri platform ya Twitter. So mwebwe mwese mutabasha kutubona ku ma platform yarasanzwe afunguye, twatangiye gutangira ibiganiro bizajya binyura kuri Twitter kugira ngo naho turebe niba mushobora kubikurikirana neza bataduhakinze nkuko akenshi bikunda kuba kuri aya ma platform yandi open. So twabishizemo imbaraga, tubishyiramo ubufasha bwinshi n'imfashanyo mu buryo bwa technique kugira ngo mubashe kubibona. So abatabasha gukurikira ibiganiro munyuze ku ma platform yarasanzwe afunguye, muze kuza kujya kuri Twitter murebe niba mushobora gukurikira ibiganiro nta kibazo mugize. Nkaba rero umuryango wo kuri Twitter mwese mbahaye karibu kandi bifuriza kugira amahoro y'Imana. Uyu munsi rero nkaba nishimye ko tugiye kuganira nkuko bisanzwe. Turi kwa gatanu ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 cyangwa se ku Gushyingo 2024 hano muri studio z'Umutware tukaba tugeze ku isaha saa 6:10. Abari muri Afrika by'umwihariko mu muryango w'Abanyafrika uri mu Burasirazuba mugeze ku masaa 1:10. Ariko noneho wowe wumva ururimi rw'abantu turi kuganiramo muri aka kanya, nawe ndagira ngo rwose nguhe karibu aho waba uri hose ku isi hose. By'umwihariko mwebwe muri Afrika mukamubasha gukurikirana iki kiganiro, ni karibu kabisa, muze mwisanga. Kandi rwose mbabwira ngo Imana ibarinde, Imana ibafashe kandi dusangire ijambo nta kundi twabigenza. Nkaba rero rwose nishimye by'umwihariko kubera ko uyu munsi nibwo bwa mbere dufunguye imiyoboro ikorera mu ruhamwe kuri Twitter. Kuri Twitter nibwo bwa mbere tubikoze biri live. Tukaba turi gushaka kugira ngo abavandimwe n'inshuti mukoresha Twitter mwatubwiye ko muri benshi tubasha kubageraho kandi noneho tukagerageza kubageraho tugabanyije ibibazo byose bya technique duhura nabyo. Nkaba rwose ngira ngo abantu muri kuri Twitter muza kuza kuba muri gukurikirana iki kiganiro, muze kudusinyara mutubwire ko muri kubona ibiganiro nta kibazo. Noneho tuze kubasha no kureba abo muza kugira ingorane zo gukurikira ibiganiro byo kuri Twitter, mwaza kuza kutubwira kugira ngo namwe tubashe kumenya uburyo tuza kuza kubafasha. Umuntu wese uri kuri Twitter muze kuza kuntera cyayambo, ndaza kuza kubabona. Noneho kabisa tuze kuza kumenya niba biborohera kunyura kuri Twitter, biborohera kunyura kuri Facebook, biborohera kunyura kuri YouTube, cyangwa se namwe mugendera mukurikira ibiganiro byacu kuri za platform zihariye cyangwa se ziri private nazo za social media, kuko nazo zirahari. Ariko by'umwihariko mwebwe muri public cyangwa se muri public, ni karibu. So reka ntidutumwanya munini duhite twinjira mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Ariko mbere yuko njyamo ntago nahwema kubanza kubabwira ngo by'umwihariko mwebwe mukitwumva ku nshuro ya mbere, mwebwe mukitubona ku nshuro ya mbere, mwifuza kuba mwatugeraho, mwanyura kuri site y'Umutware ariyo www.umutware.com, www.umutware.com. Email nyamukuru dukoresha ni info@umutware.com, info@umutware.com. Ubundi bumenyi bwose muraza kubusanga
muraza kuza kubusanga kuri website yacu ariko nkuko twamaze kubabwira nta gihe tuzateshuka kugerageza kubegera aho muri hose. Uyu munsi dufite technology zihagije ku buryo aho umuntu yaba ari hose twahagera, ahubwo ubwo ngubwo ikibazo gusa dushobora kugera ni ikibazo cy'ubushobozi bwo kubasanga ahantu hose muri, ariko tuzajya tugerageza kujya ahantu hose mu ruhame twasanga twahurira turi kumwe kugira ngo tubashe gusangira ijambo. Kubw'ibyo rero intare abami n'abamikazi aho muri hose turabasuhuje kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko ivuga ngo mu mateka y'ikiremwa muntu wari wumva cyangwa usoma aho umuretwa ahabwa ubwigenge kuko yakoze neza cyangwa se yakoze mu mashyi. Munyumve neza ibyo mbabwiye. Mu mateka y'ikiremwa muntu bivuga ngo ahantu hose ushobora kuba warasomye amateka y'ikiremwa muntu aho ariho hose, byaba warabyumvise cyangwa se warabisomye, wari wumva ahantu na hamwe wari wasoma ahantu na hamwe umuretwa ahawe cyangwa se ahabwa ubwigenge kubera yuko yabaye inkoma amashyi nziza, cyangwa se kubera ko bavuze ngo umaze kudukora neza noneho ugenda uvuga uvuye aha ngaha. Kubera iki mbabajije iki kibazo cyangwa se nifuza ngo tuganire kuri iki kibazo? Hamaze igihe cyangwa se hamaze iminsi turi kubabwira cyangwa se dusangira namwe yuko dufite ibibazo bitoroshye mu bihugu bya Afurika byinshi bitandukanye, aho abantu twagizwe abaretwa, abacakara ba kijyambere. Uyu munsi mu 2024 ibihugu byinshi by'umwihariko by'umuryango mugari w'abanyafurika biri mu bucakara. Ubu bucakara bukaba noneho buruta ubucakara bwa kera, aho nibura nanjye kuvuga ngaho nibura aho ku mugaragaro umuryango mugari w'abanyafurika wabaga uri mu mapingu, mu masheni, bari kubakubita ku mibiri, babakubita mu bwonko, babahoza ku ntimba ya buri munota, ya buri segonda. Uyu munsi none byo byahinduye ishusho, ushobora gutotezwa mu buryo bubi bwose bushoboka. Wambaye neza, bagusize neza, bakanakubwira ngo useke, ariko uri gutotezwa. Iki ni ikintu dukeneye kwirimburira ubwacu. Ari naho nahereye ndi kubabaza ibingibi ndi kubabaza. Bishoboka bite ko nshobora kuza nkirata nkakubwira nti bampaye inzu ya kadastere, bampaye igorofa rifite etaje 2 3 4, bampaye indege, bampaye imodoka itaraboneka, bampaye pasiporo, bampaye amahirwe yo kujya kwiga mu mahanga, bampaye umugore mwiza, bampaye umugabo mwiza, bampaye urubyaro rwiza, cyangwa se bampaye ibintu mbese by'umubiri, ibintu dukoreshwa cyangwa se bishimishwa n'umubiri. Babiguha none bakakubwira ngo maze rero dupfa kutazigira twumva uri gukopfora na rimwe, dupfa kutazigira twumva ugira ijambo na rimwe uvuga ukritika cyangwa se uvuga nabi ibyo turi gukora. Upfa kutazibeshya na rimwe ugira umuyobozi utera urubwa ku mugaragaro cyangwa se uvuga nabi ku mugaragaro. Ibindi byose tuzabana. Ikindi ugomba no kurahira kutazatatira igihano cyaba bandi bagufashe mu ijosi. Nkibaza ngo mu 2024 bishoboka bite yuko dushobora kubaho tuzi neza ko hari umuryango mugari w'abana b'Abanyafurika ukomeje kugirwa imbohe tukabyihorera? Ntago mbasha kubyumva na gatoya. Kuri je numva ari rwose, numva biri disgusting. Disgusting ubwo ni iki mu kirimi cy'abantu, mbese biteye isesemi, birababaje,
ntago ari ikintu cyiza umuntu yakwishimira na gatoya. Kubera rero izo mpamvu nkaba mvuga ngo nkaba buri gihe nshishikariza buri mwana buri muntu w'umuryango mugari w'Abanyafurika kurwanya iki kintu. Uyu munsi abana b'Abanyafurika bari imbohe, bari abacakara, bari abaretwa imyaka 200 na 300 na 400 500 ibinyejana byinshi bishize. Abenshi bagiye bisanga hirya hino ku mugabane wose, ku migabane y'isi, ku buryo ndetse by'umwihariko harimo n'abadashobora kumenya ngo inkomoko yanjye muri Afurika ni iyi ngiyi. Nkigera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nari twahageze tumaze kureba hari filime bita Roots twarebye ivuga ku bintu by'ubucakara n'uburetwa byakoreye umuryango mugari w'Abanyafurika woherejwe hano muri Amerika ndetse no mu bindi bice byo ku isi bitandukanye. Aba bantu baratotejwe ku buryo ndengakamere ku mubiri. Noneho muri filime mbese berekanaga ukuntu ubuzima bwabo bwagiye buba bubi. Narebye iriya filime cyangwa se izo filime ni amaseri y'amafilime menshi. Nukuri numva mukushi iri kundya ku mutima, numva ndi kubabara, numva ndabihiwe kabisa no kubona abantu basa nk'abantu ikiremwa muntu gifata ku mugaragaro kikica n'aba abandi bantu ku mugaragaro. Harimo ahantu hamweho hanze no kumva mu mutwe aho bakuvanaho izina ryawe ry'umunyafurika bakashaka kuguha izina rya kizungu cyangwa se izina rya shebuja wakugize umuretwa cyangwa se wifuje kugufata nk'umuretwa. Hari umugabo bise Kuntakinte, wakinnye ari Kuntakinte, baramukubise bagera naho bamuca ikirenge kugira ngo ahindure izina, ahindure umuco, ahindure mu mutwe, yumve ko none hari umucakara. Nubwo ari filime bakinnye berekana ukuntu ubuzima bwari bukakaye muri ibyo bihe ku mugaragaro, uyu munsi byahinduye isura, ariko turacyari mu bucakara, turacyari mu buretwa, ariko jye mbwita uburetwa bwa kijyambere. Bashoraga abantu mu mato bakabazana mu bihugu byinshi bitandukanye, bakabagurisha nk'ugurisha inka, nk'ugurisha ihene, nk'ugurisha intama. Ku isoko rwose ukareba, bakaza bakareba amatwi, bakareba nimba usa neza, bakareba nimba ufite ibigango, bakakugura. Ikiremwa muntu, kubera ko ufite uruhu rutandukanye n'urwabo ngabo bari kukugura cyangwa se bashaka kukugira umuretwa. Uyu munsi biracyariho, ariko ntago tubyitaho. Hari aho biri ku mugaragaro, ariko noneho hari naho biri noneho mu bundi noneho uburyo bwo burimo mayeri amwe arusha ya bakame kuba mayeri. Ari nayo mpamvu uyu munsi babwira ngo nyaboneka ni ngombwa ngo dukanguke. Uyu munsi ushobora kwirengagiza inshuti yawe, umuvandimwe wawe cyangwa se umuturanyi wawe ari kugirirwa nabi, agakorerwa amabi ndengakamere yose, ubugizi bwa nabi ndengakamere, yica muntu ndengakamere, ariko kuko bakubwiye ngo ntukivange mu bitakureba ukabyihorera. Kera kabaye byakugeraho ugasanga uri gutabaza, wowe warabiretse bikamubaho. Ukajya kubona ukabona bayoye umuryango bawujyanye mu mahanga, cyangwa se barakuyoye bavuze ko bagiye kugufunga, ariko mu by'ukuri batagiye kugufunga, bagiye kukohereza kujya gukora akazi k'ubuntu, free labor, mendevre y'ubuntu. Ukajya gukorera ubuntu kubera ko bamaze kukugira umuretwa. Nkibaza ngo uyu munsi ni gaciro kiduha ikiremwa muntu, ni gaciro kiwiha uha umuryango wawe, abavandimwe, inshuti, abaturanyi bawe, noneho by'umwihariko umuryango mugari nyafurika tuwuha agaciro kangana gute, ku buryo
wafata umwanya wo kurwanira, wo kuharanira? Ni gaciro ki uwuha? Niba nta gaciro uwuha uwugenera, bizagenda bite noneho ejo ari wowe bigezeho? Bizagenda bite noneho hahandi wakekaga yuko umerewe neza, noneho batangiye kukugirira urugomo, batangiye kukugirira nabi, ubuzima butangiye kubiha uriyo? Bizagenda bite? Uyu munsi bimaze noneho kuba nk'ikintu gisanzwe kugirira nabi umuryango mugari w'abana b'Abanyafurika. Muzitegereze murebe ibihugu by'umuryango mugari w'Abanyafurika nibyo birimo intambara, nibyo bigeragerezwamo ubushakashatsi bwose, bwaba ari ubuturimbura, bwaba ari ubugerageza intwaro za kirimbuzi, bwaba ari ubugerageza ubumara, bwaba ari ubugerageza ikintu cyose bumva bashaka kugerageza bakitugeregerezamo. Ariko kuko ari twebwe tubyemera bikaba, ni natwe noneho dufite za nshingano zo kubihagarika. Nitwe dufite izo nshingano zo kubihagarika. Nta na rimwe umuretwa azakoma mu mashyi, nta na rimwe umuretwa aziyuha kuye ngo akore iyo bwabaga ngo bapfe kumurekura gutyo gusa. Ntaho ndabisoma mu mateka, nta naho ndabyumva ko byabayeho gutyo. Kuki uyu munsi mu 2024 wakumva kuzagirirwa impuhwe uburetwa rimwe bwa kijyambere bukivanaho gutyo gusa nta kindi kibaye? Ni ikintu kidashoboka guys, ni ikintu kidashoboka na gatoya. Akabiri nayo mpamvu uyu munsi turi gushyira imbaraga zose zishoboka kugira ngo ahari umuryango mugari w'umwana w'umunyafurika, umuryango mugari w'umunyafurika, aho uri hose ukanguke. Ni ngombwa ngo ukanguke, kubera ko dufite inshingano uyu munsi zo gusigasirana aho turi twese. Dufite inshingano zo kubungabunga ubuzima bwacu twese. Mu Cyongereza bivugika neza, we have like a common responsibility. Dufite inshingano rusange zo kubungabunga ubuzima bwacu. Dufite inshingano rusange zo kwirwanaho. Dufite inshingano rusange zo guhagurukana, zo guhagurutsa buri wese, zo kwirinda tukarindana hagati yacu twese, zo kwiyubaka tukiyubaka turi hamwe twese. Izi ni inshingano rusange tugomba gufatanya twese umuryango mugari w'abana b'Abanyafurika. Ari naho uyu munsi mbabwira ngo dukeneye guhindura page yo mu mutwe wacu, aho tutareka umuryango mutoya w'Abanyafurika uri hariya cyangwa uri hariya ugirirwa nabi n'abahisemo kubayobora cyangwa se abahisemo kubashyira kuri iyo muri ubwo buja, kuri iyo ngoyi, tukabireba tukabyihorera. Ntibyari bikwiye yuko umubyeyi uri muri Kongo hariya hari intambara akomeza kugirirwa nabi, tukabireba biri kuri radio, biri kuri televiziyo, tukabireba biri kuri za internet cyangwa za social media. Wamara kureba iyo clip ubundi ukavuga ngo wa Imana imufashe, nta kundi byagenda, ukabirekera aho ngaho gutyo gusa. Iki gihe cyo kuvuga ngo Imana ibafashe, ndabasaba bavandimwe mwumva ururimi ndi kuvuga, yuko twishyira hamwe tukabirwanya ku mugaragaro, tukabirwanya nyakubirwanya, kandi tukabirwanya mu buryo bwose bushoboka, mu buryo bwose bushoboka. Nta muntu n'umwe uzaturwanira intambara yacu, nta muntu n'umwe uzaza kurinda urugo rwawe. Wowe utabyikoreye kuko uri kuvuga ngo hari abagira neza batwemereye kuzadufasha, reka tubategereze turebe ibyo bazadukorera. Ntabwo bizigera biba gutyo. Ntabwo uzasinzira abana bawe, umugore wawe cyangwa se umugabo wawe bazi bagirirwe nabi ngo ubundi uvuge ngo abaturanyi bazamfasha, reka mbe nisinziriye
nta kibazo kiza kuba. Ntago ariko ubu buzima bumeze bw'uyu munsi. Akaba ariyo mpamvu ngira ngo mbasabe rungano uyu munsi mumaze kugira nibura imyaka 14. Nyaboneka uyu munsi dufite ibintu bibarangaza byinshi, dufite ibibazo byinshi kuri iyi si, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta na rimwe ibibazo bizigera bimera amaguru ngo byirukanka ubwabyo tutabivudukanye. Nta na rimwe bizava ku ntebe byicayeho utabigizemo uruhare. Nta na rimwe ibi bibazo bizavuga ngo uzi n'ikindi ndahaze reka mva ahangaha, ntibishoboka. Ugomba kubigiramo uruhare nubwo ufite ibindi bintu byinshi wibereyemo. Ndagira ngo mbwire nta kintu na kimwe kiri kukugira busy uyu munsi cyangwa se gituma uhuga kizigera kigenda neza kubera ko wumva ko mu gihe ibyawe byose biri ku murongo kandi wabishyizemo imbaraga zose bizakomeza bikarya gutyo. Nta na rimwe bizagenda gutyo. Niba abantu abo muturanye bari mu kangaratete, bari mu ntambara, bari mu buzima butereye mu kirere, wowe kubera ko ufite urugo ruriho senyenge, ruriho bya bikuta by'imitamenwa, ngo ukeke ko wowe ntacyo bizagutwara, ngo ukeke ko wowe bidashobora kukugeraho. Ndagira ngo nkubwire ngo ongera wisubireho, ongera urebe neza. Intambara yageze mu baturanyi bawe ni nk'umuriro uri kwaka mu baturanyi bawe, uvuga ngo ntabwo uzigera ukugeraho kubera ko wowe ufite urugo ruza kukinga. Uriya muriro uzaka utangire no kurya urugo rwawe, urutwike neza mpaka bigeze noneho naho uri. Uzabigenza ute mu gihe utigeze ufata umwanya ngo ufashe abaturanyi bawe ingo zabo ziri gushya? Ninde uzagufasha, ninde uzakuramira mu gihe bamaze gushya noneho nawe byakugezeho? Nyaboneka uyu munsi dushukwa ku mugaragaro twinjizwa mu buretwa, dushukwa ku mugaragaro twinjizwa mu bintu bidafite 12 bigamije kumunga ubuzima bwacu, kwica imiryango yacu. Babidushyiramo ku mugaragaro nk'uko abaretwa mu imyaka 100, 200, 300, 400, 500 ukanakomeza ishize bashyirwagamo amapingu ku ngufu, bakazirikwa ku ngufu, bakajugunywa mu mato, bakajyanwa. Uyu munsi ni nkabyo, usibye ko ntago ubona noneho ibintu by'amapinga agaragara bagushizeho. Uyu munsi noneho ni ibintu, ni amapingu yo mu mutwe. Hari ibintu bigufata neza bikakujyana, ukisanga ku ngoyi y'uburetwa, ukisanga ku ngoyi udashobora gupfa kwiyondora ubwawe nta muntu bigufashijemo. Uko niko kuri kwambaye ubusa. Afrika, abana b'Abanyafrika, umuryango mugari w'Abanyafrika ntabwo ushobora kubaho mu butuze nabo igihe na kimwe. Hari umwana n'umwe w'Umunyafrika uri mu bucakara ngo bizemere. Igihe umuryango mugari uri mu bucakara, nta hantu namwe ushobora guhongera uvuga ngo wowe umeze neza. Ni iby'akanya gatoya. Ni nka za filime cyangwa se utwo duclipe ndi kuvuga ureba mu kanya gatoya, wamara kubireba ukikomereza. So nyaboneka rero ndagira ngo mbasabe mbivanye ku mutima, mbasabe ni muze turwanire ubuzima bwacu, ubuzima gatozi bw'ikiremwa muntu, by'umwihariko umuryango mugari w'abana b'Abanyafrika. Nta kuntu umuvandimwe wo muri Kongo aba mu ntambara imyaka 30 twebwe tukumva ari nka soap opera, tukumva ari nka filime, tukumva ari nka show kuri televiziyo, bya bindi wumva minota 3-5 wakumva bikubihiye ugahindura shene. Bari ubuzima bwa buri munsi. Nta kuntu muri Sudani barara bari mu makatiyusha, barara imihore bamereye nabi, ubugizi bwa nabi ndengakamere bamereye nabi.
tukumva muri Sudani bavuga wakumva ari ibintu bikakaye ugahita uzimya cyangwa ukagabanya volume ukikomereza ubuzima bukikomereza. Nta kuntu muri za Somalia, muri Ethiopia, muri Eritrea baba bari mu ntambara z'urudaca ukabyumva ukumva bitakureba ubuzima bwawe bukikomereza. Igihe cyose wumva bitakureba uri kureka rwa rugo rw'umuturanyi rushya, kavuga ngo oya nta muntu wigeze ugutumira, nta karibu ufite, nibarwane n'ibibazo byabo. Umunsi uriya muriro noneho waje ku rugo rwawe wawubona guri hariya, ntuwuzimye, ntubafashe ngo bawuzimye bitararenga inkombe. Bizagenda bite? Bizagenda gute? Bizagenda gute? Bizagenda gute? Intambara ziri muri Afurika, intambara ziri mu miryango yacu y'Abanyafurika, intambara ziri mu muryango mugari w'Abanyafurika, ni intambara zigamije kutugumisha mu bucakara, kutugumisha mu buretwa, kutugumisha ku ngoyi y'ubucakara n'uburetwa ya kijyambere. Nta na rimwe muzigera mwumva hari intambara ya za Katiyusha, hari intambara y'ibibombe bya bindi byica ubuzima ibera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta na rimwe muzumva intambara y'amabomba turika akica ibintu ibera mu Bufaransa, mu Bwongereza, ibera mu Burusiya, ibera mu Bushinwa. Nta na rimwe muzigera mwumva ibyo bintu. Nkibaza ngo ibi bitwaro bya kirimbuzi kubera iki byakorewe Afurika gusa? Mubitekerezeho. Kubera iki byakorewe Afurika? Ibi bihugu bikomeye bikora intwaro za kirimbuzi nyinshi cyane ku buryo bazigumisha mu mastoke, mu mamagaze. Kuki batazirwanisha mu bihugu byabo? Kuki ziza kurwana muri Afurika? Noneho hiyongereho na Ukraine n'utundi duhugu dutoya dukeya tugenda duhura n'izo ntambara. Ariko ubishyize kwijanisha ibyinshi byose biri muri Afurika. Turi mu bucakara bwa kijyambere. Ntabwo ushobora kugira amahoro, ntabwo ushobora gutekereza, ntabwo ushobora kugira ikintu wigezaho urara ku ngoyi buri munsi. Urara uri kwibaza nimba ari grenade iza kuguturikira, niba hari Katiyusha iza kuza kukugeraho, niba hari cya orgue de starine gishobora kuba cyagwa aho ngaho mu rugo, cyangwa se kikagusanga muri shitingi aho ushobora kuba wagiye kugarika umusaya, kurambika umusaya. Kuki tugomba kubaho muri ubwo buzima kweri? Ntabwo mwari mwarambirwa? Seriously? Kuki wumva wowe uyu munsi waba wibereye muri za Amerika, mu Burayi, muri za Aziya, muri za Australia, ukumva ibibazo by'abantu bari muri Afurika mu ntambara ntago bikikureba kuko bamaze kuvayo? Ubarusha iki? Ntituva amaraso amwe, si abavandimwe bacu? Kandi noneho twe twahungiye hehe? Muri ibi bihugu byazanye izo ntambara. Mumbwire ibi bintu murumva ari ibintu biri fair kweri? Kuri jye ntago numva ari fair na gatoya. Na gatoya. Ntago na gato rwose numva biri fair. Ntago ndi kubabeshya. Ari nayo mpamvu rwose ngira ngo mbasabe tugire ikintu dukora. Tugire ikintu dukora duhindura ibi bintu biri kutubaho nk'umuryango mugari nyafurika. Ni twebwe tugomba kubanza kubyikorera ubwacu. Nitwe tugomba kubyikorera ubwacu mbere na mbere. Nta bandi bazabidukorera. Igihe numva nta bitandeba, igihe numva atari ibibazo byanjye, ari ibyawe ugomba kurwana ukirwariza, nanjye bizangeraho eventually. Nibingeraho narakwirengagije, nzi neza kutazagira umutima wo kumfasha nanjye.
so dukomeze twihorere abavandimwe bacu bicwe nk'imonyo ku mugaragaro, bimurwe bavanwe mu byabo, banyagwe ku mugaragaro, imiryango yabo icikemo ibice byinshi cyane, bamwe babajyane mu gihugu hano abandi bajyane mu kindi gihugu hariya, ubundi duceceke ngo kubera ko wowe wamaze kugera iyo ugera. Mwari muzi yuko abanyafurika boherejwe mu mahanga kera bakaba baratakaje neza inkomoko yabo, batazi inkomoko yabo muri Afurika. Ntabwo bihindura ko ubunyafurika bwabavuyeho. Uyu munsi bafite amazina yandi atandukanye, nk'hano muri Amerika baravuga ngo ni African Americans, kajya kumva ngo ni French Americans, African English Africans, sinzi ukuntu abo ngabo babita, cyangwa se Arab Africans, Australian Africans. Bivuga ngo uremera ko ufite inkomoko yo muri Australia ariko ntuzi neza aho ukomoka, ntuzi neza uwo uriwe, ntuzi neza niba ufite ba marume, ba nyogosenge, ba sogokuruza baguturukaho, mufite icyo mupfana. Birambabaza kubona aba bana b'abanyafurika baheze muri ibihugu hanze ya Afurika, abenshi batazi na gato inkomoko yabo. Kubera rero iyo nkomoko yabo bayitakaje, urabubibona ko bashaririye mu mitima. Bashaririye mu mitima, ariko hari ikintu nabonye gikora uyu munsi. Iyo mufitanye isano mukegerana cyangwa mukanahura, amaraso araremera guys. Usanga biri kubakira igita mwembi. Usanga umeze nkaho uhuye n'umuntu muziranye ubuzima bwawe bwose. Ari naho nge nemera yuko nubwo twatakaza abantu bacu, nubwo badutandukanya imyaka ibihumbi n'ibihumbi, amaraso yawe aho yaba ari hose nta gihe utazashobora kuyamenya. Ntushobora kuyoberwa amaraso yawe aho waba uri hose. Ariyo mpamvu mbisabira rungano namwe batoya, aho muri hose opportunity mufite, amahirwe mufite yo kuba muri ibihugu bitandukanye ku isi, muyakoreshe mwongera mwegereza, mwongera muhuza, twongera twishyira hamwe kugira ngo twongere dusane, twubake umuryango mugari w'abanyafurika. Ikindi mwumve ko ari inshingano rusange ko tugomba kurwanira uburenganzira bwo kubaho nk'ikiremwa muntu, ko tugomba kurwanira umuryango wacu mugari n'abanyafurika, tukawurengera. Kuko aho tutabikoze, aho tubyirengagije, noneho twese bitugiraho ingaruka. Kandi izi ngaruka ntushobora kuzipima ngo umenye uburemere bwazo uko bungana. Sinjye uzabona tugize igihe twifiteho inshingano ku buzima bwacu bwose. Sinzi niba rimwe na rimwe hari igihe tudashobora kuvuga ibitekerezo byacu byose ku mugaragaro, kubera ko hari igihe batuzimya, hari ibintu nifuza kuba navuga ku mugaragaro ariko nkabivuga mu buryo buri diplomatique, mbese nkabivuga nabisiza amavuta ngo kugira ngo hatagira uwo dutsitaraho cyangwa se uwo ukandagira ku kirenge noneho akumva baye offended. Ariko mu by'ukuri ndababwira yuko igihe cyose uhishira umujura uri kukwiba kandi uzi neza ko ari kukwiba ku mugaragaro, noneho unanabona naho aguhisha, ariko ngo kuko muri mu ruhame rw'abandi bantu ukavuga ati
hagarika wowe kabyarawe wakwitonze ukagerageza kubivuga mu magambo rwose asize amavuta n'ubuki umujura azakomeza kukwiba ntago azagufata nk'umuntu uri seriye uri kurwanira ibye ntago bishoboka hari igihe kigomba kuza wa mujinya bwa burakare ukarakara nyakurakara bikagaragara ko warakaye period kandi none ukanarwana ukabiharanira kuko igihe cyose uri kugenda useka bari kukugirira nabi umeze nk'umuntu utazi ko ari kugirirwa nabi cyangwa se uri kwigiza nkana nta mpamvu yo kwigiza nkana guys nta mpamvu yo kwigiza nkana ntacyo bimaze na gato kwigiza nkana ntacyo bimaze ariyo mpamvu mbasaba ngo ibintu byo kwigiza nkana tubiveho wirebera ikibi kiri kuba ugakomeza ukakirebera mpaka kimaze gutwika ibintu byose biri aho ngaho none wabona bigiye kukwegera akaba ariko none utangira gutabaza kuko none bimaze kukwegera wowe ubwo si ubuzima nkwifuriza kimwe nk'uko ntago nshidikanya ko nawe ntubwifuriza undi muntu wari we wese so nyabuneka muze ibi bintu tubyamaganire kure hari abantu uyu munsi babayeho nabi bari mu kangaratete kubera ubuzima bubi ingirwa abayobozi ingirwa abategetsi cyangwa se amareta cyangwa se amaguverinoma atandukanye ayoboye abo baturage izo nzirakarengane ariko bapyinagaza ku mugaragaro ariko noneho kubera ko bafite abasirikare bafite ingabo ziri kubarinda noneho bakagira noneho n'ingabo zirinda zibagumisha ku ngoyi aho kuba ingabo zakagombye kubarinda bagatuza bagaceceka nzi ibihugu byinshi bayeho gutyo aho babwira umuntu icyo agomba kuvuga birimo nuko ugomba guseka uko ugomba kwitwara utagomba kuvuga ko ugiriwe nabi ugerageza ibintu byose kubivuga muri ubu buryo ngo bwa diplomasi nyabuneka niryari diplomasi izashyirwa ku ruhande ukavuga kuri guhonyorwa nyagonyorwa kandi ukavuga ngo bihagarike uzi kugira ngo ugirirwe nabi utangire kwisobanura kuri kugirirwa nabi ngo nyaboneka ni mutubabarire rwose nta mpamvu yo kuba ibyo bintu biragatsindwa kugira ngo nkandagire inze nkubwiye nti nyaboneka va ku kirenge cyanjye ukabyarawe rwose uri kumbabaza kukwinginga ngo uve ku kirenge cyanjye uri kunkandagira ndi kubabara mbyumva nawe none uzi neza kuri kumbabaza ariko ntagire icyo bikubwira hari abantu benshi babayeho gutyo uyu munsi bashesha kangohe bari mu kigero cy'abatubyaye bari mu kigero cyacu cyangwa cy'abarumuna bacu bimeze nk'aho ari virusi kureba ubugizi bwa nabi kureba ubugome n'amaso yawe ukabyihorera ngo kubera ko bitari kukubaho cyangwa se kuko bamaze kugukondisiyona bamaze kukoza ubwonko bakakubwira ngo ujye ureba ibikureba ibitakureba ubiva iruhande kuko nubyegera none nawe turagushyira muri ako gatebo kamwe nk'ako umwe muri abo ngabo arimo nyaboneka ubu ntabwo ari bwo buzima twifuza ko twabanana nabwo so niho rero ngira ngo ngaruke babwira yuko nta na rimwe umuretwa mu mateka nge nasomye mu mateka nabonye nta na rimwe umuretwa ahabwa ubwigenge na shebuja ku bushake yewe niyo yaba ari umugira neza nta na rimwe ibyo bintu bishoboka umuretwa ubwe niwe ugomba kubiharanira iyo yumvise yamaze guhaga uburetwa bumugeze hano ubucakara bumugeze hano ingoyi imugeze hano niwe uvuga ati n'ubundi ni urupfu ariko reka nsimfe meze gutya niyo napfa ndi kubivamo niyo napfa meze gutya ariko ntakiri umuretwa cyangwa ntakiri mu buretwa
ndabifuriza ngo nyabuneka ntimumare ubuzima bwanyu bwa gito, ubuzima bwanyu mugifite imbaraga zo kwirukanka, ubuzima mugifite imbaraga zo gukina n'abana banyu n'abuzukuru banyu, ntimuzimare mukiri kuvuga ngo nyabuneka ntimudukandagire ibirenge byacu. Nyabuneka rwose wavuye ku kirenge kuri kumbabaza. Hari ibintu byinshi bitegereje yuko twigobotora ingoyi turimo, twigobotora uburetwa n'ubucakara turimo, tukubaka umuryango mugari w'abana b'Abanyafurika. Hari imirimo myinshi dutegereje tutagomba gushyira mu bibero by'abana bacu, abuzukuru bacu, abuzukuruza bacu, ubuvivu n'ubuvivure bwacu. Tugomba gushirika amanga, tugomba gushirika ubwoba, tugahangana n'ibibazo. Niyo wapfa uri guhangana nabyo, birutwa no gupfa uri mu munyururu w'ingoyi, birutwa no gupfa uri mu munyururu w'uburetwa cyangwa se w'ubucakara. Mumenye ubuzima mubayeho uyu munsi uko bumeze. Twagizwe abacakara ba kijyambere, abaretwa ba kijyambere. Turi ku ngoyi z'uburetwa, z'ubucakara za kijyambere uyu munsi. Kutabona ya mashene, bya biziriko, za nsinga zigufashe ntago bivuga ngo ntabyo ufite uyu munsi. Ari benshi batanira. Mbabazwa no kubona abantu badukuriye, abantu nubahaga cyane kera, ndacyabubaha n'uyu munsi, ariko mfite akantu ku mutima numva kanshengura. Kabona umuntu w'umupapa wumvaga rwose kabisa ari igikomangoma, ewana yarakonje, yarabaye nk'inkoko yanyagiwe kabisa, asigaye agenda yunamye, agenda yihishe. Kwera iki? Isi yaramwunamwishije, isi yamushyize hariya imubwira ko ari umuretwa, ari umucakara, ari ku ngoyi y'ubuzima bwe bwose. Inanamwibutsa yuko napfokora, nagira icyo avuga, bazafata umuryango we, abana we, umugore we, ubutunzi bwe nabyo bakabikoresha aho bitarakoreshwa uyu munsi. Nigeze kubabwira ngo hari imiryango iza hano mu mahanga igakeka yuko ari ubuntu babagiriye, by'umwihariko imiryango y'abayobozi, imiryango y'ingirwa bategetsi. Akenshi imiryango yabo iza mu mahanga, ariko ntago baza kubera urukundo, baza kubera ubucakara n'uburetwa. Baba bari ingwate kugira ngo ababo bari mu myanya y'ubwo buyobozi cyangwa ubutegetsi bakore imirimo bapatanye cyangwa se bumvikanye, bapanze n'ibihugu bagiyemo ko babikora. Batabikora umuryango wawe ufite, ukajya kumva umwana wawe arapfuye cyangwa se arafunzwe, kumva umugore wawe cyangwa umugabo wawe arafunze cyangwa se agize accident. Hari uburyo tumeze nk'abantu bari kuri za telekomande, uzi kugira ngo bakwingingire kujya mu gihugu cyabo utanabishaka, bakagushyiraho agahato ko kujyayo. Izo mpuhwe za bihehe ni bwoko ki? Abandi mushaka amaviza mukayabura, bakababwira ko mugomba gutegereza imyaka 5 cyangwa 10, mugomba kubanza kuzuza igitabo cy'ibibazo ibihumbi n'ibihumbi, bagomba kubanza kubafata ibikumwe, bakabafata ibiki byose ngo kugira ngo mwinjire mu bihugu byabo. Ariko bo bakaza iwacu nta na passport batanze. Iki gitabo, aka gatabo kakwemerera kugenda batagakoresheje. Hari ubucakara bwa kijyambere burenze ubwo ngubwo. Kandi ibi ngibi ndi kuvuga ntago ari ibintu biri theory. Ibi ni ibintu tubayemo uyu munsi. Hafi ya buri bihugu byose bivuga ngo ni ibihugu ni ibihugu bikomeye, ibihugu by'ibihangange niko bavuga, biri kugira isi
abacakara ba kijyambere byose. Kubera iki? Kubera ikintu bavuga ngo mu nyungu z'ibihugu byacu muri Afurika turashaka ko ibi ngibi biba. Ariko wowe nk'umunyafurika, twebwe nk'umuryango mugari nyafurika, ntabwo ushobora kuvuga ngo mu nyungu z'umuryango mugari turashaka ko ibi ngibi biba mu bihugu byanyu. Ntabwo ibyo ngibyo bibaho. Uzarebe ko hari umuperezida w'umunyafurika wavuga ngo mu nyungu z'igihugu cyanjye, mu nyungu z'abaturage banjye, ndashaka ko ibi ngibi biba mu gihugu cyanyu. By'umwihariko wenda hano ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uzarebe ko hari umuperezida n'umwe wavuga iryo jambo aribwira hano muri Amerika. Ariko Amerika izavuga ati mu nyungu z'abanyamerika turashaka bino, turashaka biriya. Mu nyungu z'abanyamerika tugiye kuzana ingabo zacu tuzitera aho ngaho. Hari ibigo bingana iki mu bihugu by'abanyafurika? Mu mugabane wa Afurika by'ibihugu bivuga ngo ni ibihangange, hari ibigo bya gisirikare bingana gute? Ni ibigo bingahe bya gisirikare bya buri gihugu murimo birimo hano muri Amerika? Kuki ibyo bintu mutabitekerezaho? Uru ni urugero rumwe mbahaye, ariko ndababwiye ngo ibi bihugu byose bivuga ngo ni ibihangange bifite ingabo muri Afurika, banaharanira kongeramo n'izindi. Si no muri Afurika gusa, bajya no mu bindi bice by'isi, kuko ndi kureba umuryango mugari w'abana b'Abanyafurika, niyo mpamvu ndi kuvuga Afurika gusa. Ariko ubu bucakara bwa kijyambere buri ku isi hose. Ariyo mpamvu babwira ngo mukanguke, mubyuke. Ntimuzarebe impuhwe za bihehe ngo mukeke kari urukundo guys. Mumenye impuhwe za bihehe uko ziba zimeze n'urukundo uko ruba rumeze mu bitandukanye. Kandi kuvuga ibi ngibi ntago ari urubwa ndi gutera na gatoya. Ibi ni ibintu byanditse biri mu murongo ngenderwaho mucyo bita ngo ni politike yo hanze. Ntago ari ibintu Freeman ari kuvuga kubera wenda ko naba mfite nk'urwangano muri jewe ashwida. Ibi ni ibintu byanditse ko ibikenewe byose mu nyungu no mu nyungu z'ibi bihugu turimo, by'umwihariko hano ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mpamvu z'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kujya muri Afurika. Hari ikintu bita Africom, mugende mujye kugisoma mumenye ari igiki. Amerika yuzuye muri Afurika, yuzuyemo. Ubufaransa bwuzuye muri Afurika, mugende mubirebe. Abongereza buzuye muri Afurika, mugende mubirebe. Abarusiya bari muri Afurika, mugende mubirebe. Abashinwa bari muri Afurika, mugende mubirebe. Ntago ibintu rwose bihishe. Buri wese azafite agatabo kagatigisimuka kubwira icyo akuzaniye n'icyo agiye kugukorera. Nkuko kera mu mateka twumvaga ngo abapadiri bagendaga bari kwigisha ijambo ry'Imana, ariko aho banyuze bagenda banahasiga n'inkuru. Ahantu umuvuga evanjiri hose yanyuze yagiye hasiga inkuru. Mu mateka y'abana b'Abanyafurika hari inkuru nyinshi zigenda zerekana uko byagenze igihe abavuga butumwa bagiye batunyuraho. Bakakuvanaho umuco, bakakuvanaho ururimi, ubundi bakanakuvanaho n'ubutaka n'umurage wawe. Abana b'Abanyafurika baheze ishyanga muri ibi bihugu bindi, bavukiyeho batanazi n'inkomoko yaho bari kuva, bagirira agahinda. Ubona ko bibatushije iyo batubonye turi kumwe nka gutya turi kuvuga nk'ururimi rw'abantu. Hari igihe ujya nko ku isoko ukavuga, bakakureba muri nko guseka, ukabona rwose bagize ka gashyari keza, ukabona barababaye kubera ko ntabwo bashobora kukumva. Cyangwa ukabona rwose murashaka kuvugana ariko noneho ukagira ikibazo, ntabwo muvuga rumwe, ntabwo muvuga ururimi rumwe, ariko ukabona umubiri urashaka ko muganira muvugana, ariko utabasha kumuvugisha. Nyamuneka ni ngombwa ngo dushyiremo ingufu mu kongera gusana umuryango mugari w'abana b'Abanyafurika.
ni mu nyungu rusange ko tubikora, ni mu nyungu rusange ko twirinda tukarinda n'imiryango yacu aho iri hose, kandi tukabishyiramo n'imbaraga, tukirinda tukarinda abavandimwe bacu, tukarinda inshuti zacu, tukarinda umuryango mugari wacu. Ibi bintu tukabikora nk'uko uhumeka, ubudahagarara. Ndababwiza ukuri ko ibi bihe tugezemo uyu munsi ni ibihe bizatubera ibihe by'ibigeragezo cyane. Ni ibihe ugomba guhitamo kwakira uriwe, kwiyakira nk'umwana w'umuryango mugari w'umunyafurika. Aho waba uri hose mu bihugu hose uri, nta gihe kuba mu muryango mugari w'abanyafurika bizakuvaho. Niyo ufite ubwenegihugu bungahe mu bindi bihugu, hari ikintu kitazigera kikuvaho. Njya mbabwira nti uyu munsi Amerika igize gutya iti vuga uvuye ahangaha. Nibyo wari umwana wacu twari twarakwadabuse, ariko uyu munsi genda bashobora kubikora. Uzaho nahita njya, nahita nsubira iwacu mu kwivukiro, niho ndi kuvuga. Hari abantu benshi bamburwa ubwenegihugu bw'igihugu barimo uyu munsi, nta handi bagusubiza usibye ku mavukiro, aho bavuga ngo inkomoko yawe iri ahangaha. Uyu munsi urebye pasiporo yangenderaho, ntago nitwa ko ndi umunyamerika. Baravuga ngo ni umunyamerika w'inkomoko y'ahangaha, ufite inkomoko y'ahangaha. Nta na rimwe bashobora kuba ngo uri umunyamerika gusa, na rimwe. Kubera iki? Kubera ko harimo ikintu nawe ubwawe uvuga ati yes, ufite ubwenegihugu ariko nturi uwa hano, ntabwo uri kavukire. Kubera ko kantu rero bakomeza kuzirikana ko utari kavukire, kakagombye kukubwira ngo uramenye ntumesengapo, kuko numesengapo hari igihe ushobora kwisanga gatebe gatoki yakugezeho nawe ubwawe. Turi kumwe? Bari kumbwira ngo amasaha yarangiye cyangwa se ararangiye. Hari ikindi nashaka kubabwira, ariko buriya reka nubahe uyu munsi, cyane ko twakonectinze mu zindi platform, kandi ndashaka ko ikiganiro cyacu kirangira kugira ngo dutange umuyoboro. Reka mbashimire cyane abadukurikiye mwese, abari ku miyoboro yihariye cyangwa se twakwita privé, mwakoze cyane gukurikira ibiganiro byacu. Abari kuri Twitter, famille yacu kuri Twitter cyangwa se umuryango wacu kuri Twitter, ndabasuje cyane, ndabakunda, mbabwire nti tugiye kujya tuza kuri Twitter, kubera ko twamaze kuvugana na Twitter, batwemerera ko dushobora kunyuzamo ibiganiro byacu live. So dushimire rero n'ikipe yo kuri Twitter, abantu bo kuri Twitter rwose badufashije gufungura uyu muyoboro live wo kuri Twitter. Ni by'agaciro, kubera ko noneho ni kuri radio, ni kuri televiziyo, ni kuri Twitter, ni kuri Facebook, ni kuri YouTube, ni kuri platform za privé. Murabona turi kugerageza kwanyuramo hose. Ikindi, abantu mwakurikiye cyangwa se muri gukurikira ibiganiro kuri Twitter, muze kuza kuduha feedback niba broadcast yagenze neza, nta bibazo mwagize, kubera ko tujya tugira ibibazo ku ma platform nka Facebook cyangwa YouTube aho baduhakinga ntibyumvikane neza. So Twitter batubwiye ko ibintu byaho ari bizima, muze kuza kutubwira nimba mwakurikiye ibiganiro nta bibazo mwagize. Naho abari kuri Facebook, abari kuri YouTube, nabo namwe ndabasuhuje, ndetse n'andi ma platform kuri radio cyangwa kuri televiziyo ndabasuhuje, kandi babwire nti rwose nti turabakunda, tuzi ko ari kwa gatanu abenshi muri gushaka kujya kwidagadura. So abagiye mu kujya kwidagadura, ndagira ngo mbifurize kuza kugira ibihe byiza. Abari kujya nimugoroba aricyo bivuga, mwebwe muri kubyuka cyangwa se mumaze kugera mu masaha ya mu gitondo, ndagira ngo mbifurize igitondo cyiza. Hano twebwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tugeze ku saa 7:02, turacyari nyuma ya saa 6. Mwese ndabakunda, mbifurize kugira umunsi mwiza, ijoro rihire na weekend nziza. Naho ubutaha dushobora kuzahura kwa mbere
ariko ndagira mbabwire mu zindi ndimi turatangira kujya dukora ibiganiro hano kuri Twitter bya live binyuze ku ma program tugendera hano muri Amerika. Ako nagashya mbanyujijemo cyangwa se mbabwiye ntago kari kuri gahunda, ariko ndagira mbabwire nti tugiye kujya dukora ibiganiro biri seri hano kuri Twitter, cyane yuko dufite ikipe ya Twitter yo kuri Twitter iri kudufasha gukora izi broadcast. Murakoze cyane abasirikare, abajeshi, abantu b'abateknisiye mwese muri kudufasha ku buhanga bw'ibyuma, cyane noneho umuryango mushyashya kuri Twitter turi kumwe. Ndabashimiye cyane ko mwadufashije gusakaza amajwi, amashusho byose bikaba byagenze neza nkurikije raporo muri kutugezaho. Akaba ari jewe singera nkabo Bikorwa Freeman hano kuri Studio Umutware. Muramuke cyangwa se igitondo cyiza kuri bamwe bitewe naho muri hirya no hino ku isi. Naho ubutaha mu cyumweru gitaha. Imana ibane namwe, amahoro y'Imana kuri twese.